Hello guys, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi noneho kuri The Spotlight Jam tubafitiye story irenze. Uyu munsi tugiye kuganira ku bakobwa. Abakobwa bagira uduco twinshi, haba utwiza, haba utubi. So today tugiye kureba ibintu abahungu n'abakobwa bakora biri weird nyine bitangaje. So hamwe ndi kumwe n'abantu bagiye kudufasha kuganira hagati ya side y'abakobwa n'iy'abahungu. So guys, mumeze mute? Poa. Fresh. Meze bite se? Sha tumeze bon, byemeze bon. Ubwo Imuma uje sameze ate? iryo jambo basigaye barifungira. Ni nawande gari. Gusigaye wita umuntu mabuja ngo bikaba intambara. Ngo ni sign ya y'ubucakara. Gute? Kera niko byabaga bimeze. Kuvuga ngo umuntu wahakwaga iwawe yabaga agomba kwita mabuja na databuja. Kandi none ubu hake u Rwanda bwaracitse. So the reason why niyo ngiye ariko yabaye slang ku buryo tuyivuga bitari bad tension. Tension dusigaye tuyivuga muri context yo guha ahubwo umuntu respect. Icyubahiro. Ako ari nako kantu ka mbere abajama ahubwo bakora. Abajama buriya hari ukuntu bashobora guhura nta mujama wundi upfa kutamenyana n'undi. Oya n'ubundi kandi nta nimero baba bagira. Ahubwo se izina nicyo nayo. Oya ariko abajama bo biba binoroshye ntago ari nk'umukobwa. Ubwo nyine ndi kugira ngo mwumvishe n'ibyo bintu by'amazina ariko umva abajama babitana yes boss, patron, musa. Ugasanga umuntu muraziranye ariko nta zina ryuzi ariko murahera vipu musa vipu mukiri. So ariko umva ako kantu boss kari weird ariko abakobwa se namwe si mubigira. Abakobwa barabigira. Dushu barabigira ariko ntago ari bamabuja n'abagore. Ntago ari bamabuja. Ntago amajwi nkaye ari wewe se bite shu? Si twashu. Umeze ute? Twashu twabu. Sheri tuntu nk'utwo nyine. Ariko biranumvikana se umuhungu yahamagara undi ngo sheri. Ikibazo rero ahantu none abakobwa mubera fake kuri iyo ngingo. Haba harimo uburyarya. Ibyo bite shu kandi nyuma yakubuza cyane mu gihe umujama we vipu musa. N'amazina nyine buriya abajama kuvuga ngo kuba nahita nkubwira ati gatsindwa nta byadanje. Ariko nk'umukobwa ushobora kubimubwira bikamurakaza. Hari ijambo bikaba intambara. Hari ijambo wavuga mukabipada. Ariko mu bintu biri weird abajama bagira insulting nabyo birimo. Ariko ntago baba bafite umutima mubi. Ayo rero ntago ari insulting. Juste hari ushobora kubyumva nk'umukobwa ariko atari umuhungu. Oya n'ababyeyi ugasanga wenda uhamagaye umuntu ukamubwira vipi wa mayibobo. Cyo koze mugira ntabwo mugira ikinyabupfura. Ariko twebwe biri ni muri kamere. Ari mujama ku mujama nta n'ubibifata nabi. Nta n'umutima mubi. Ariko bibaza bikubwira nko mu bantu benshi wakumva ukozwe n'isoni. Nyine nicyo kintu kiri cy'abajama. Iyo muri kumwe muri mu giclick gutyo ahubwo se biba bigomba kubuza muto. Ariko hari ibintu sinzi no ku bahungu. Abakobwa kenshi nk'ubu nkanjye ngiye gusohoka ntago mfite amafaranga ndemera mpange
noshye inshuti zanjye tugende kuko ntabwo wasohoka ngo wisohokane twaba turi ku explore ahantu twaba turi gukora iki tuba tugenda nka clique ariko n'abajama buriya abajama ntabwo bakunda kugenda bonyine ayata abajama ntabwo bakunda gushorerana kuriya reka nkwe nk'urugero tujye nka Sunday Park ntabwo ari new places oya abajama gusohoka ntabwo ari muri context nk'iy'abakobwa babikoramo kumva abakobwa hari yavuga ati bafara hari hoteli yafunguye ariko ni nabyo ari byiza mugasohoka mukajyana ahantu hose abakobwa yego oya kandi ukubwira ngo natwe iyo karite abajama turayifite ariko mwe mubikora nabi nose murapanze n'umuntu gahunda mabuze duhuriraho murebye akamace se tuvuge match cyangwa se musangiye akabyeri iminota 2 mwatandukanye ubwo se abajene umenye utabizi wowe ahubwo ndumva ari amakuru y'abajama ahubwo abakobwa bo bitwaza ahubwo amasaha bakavuga ati ni saa 8 kugeza saa 11 mu gihe abajama aho bahuriye ahubwo abakobwa bashobora kwirugana umunsi wose muri iki mufite rego ubujajwa bwinshi n'ubujajwa abahungu ariko byo ntibishoboka oya abahungu ni ukubera time ariko ubundi abahungu bafite umwanya times abakobwa bo ntabwo bakora oya none se oya abakobwa bagira ibintu byinshi bidafite ikintu byinjiza nk'ubujajwa ariko mu mutwe cya mbere ni amakuru urate ubwo se utamenye ko ngo bakanaka noneho amutipe yabwaze izo nkuru byagenda biri none se ikibazo rero nta nubwo muba muvuga ibyo simavuga ati uzi ka gakobwa nakweretse uzi ko nasanze kari kuvugana na kanaka wanjye gutya na gutya nyine none se ayo makuru mu by'ukuri afashije oya none se aba influencer babereweho iki aba influencer se aba influencer aba blogger urumva nabo ikintu cya mbere ni amakuru aya amakuru burya hari amakuru y'ingenzi hari n'amakuru aba ari aho ngaho yego rwose oya ariko the same n'abakobwa rega muri icoro mukanaganira nose ushaka ngo tuganire ngo twubake inzu nefa biragoye rero uri kumva abajama buriya story ziri serious akenshi hari aho zigera zikaboringa yego sibyo kuruta stories z'ubujajwa reka mbyite gutyo ubu se ziraziruta buriya story z'ubujajwa mwanaganira mugatera story mugaseka iminota ikaba nicuma ariko n'abajama barabigira abajama baganira ku bakobwa gusa ni ukuri ubwo rero uziranye n'abajama baba brobe oya uziranye n'aba jihad nase baba ari aba brobe ahubwo ngo muri gereza bamwuriye oya kabisa bya bintu biba bikomeye ni amakuru ari imihanda Jean Paul neza sinzi nimba ujya umuzi cyane motari baraguhaye oya umunyamakuru uzwi Jean Paul simuzi yego ariko no kuri zicano zose yariyo nkuru imaze iminsi rwose kambabaje se rero uzanarebe rero nkuru ya mujihadi ntabwo ari ukumwibasira wenda mbabarire ariko ureba n'amakuru aba afite umugani n'ay'abashu ubwo rero wabona ari abo bajama muziranye ubwo abahungu mvuze bavuga ku bakobwa ni nko kuvuga kiriya cyana watahe kiriya cyana nari ntakibuze ariko ndagifatishije rimwe ndakirya izo nkuru ntabwo zijya zibura mu bajama ntabwo zitinda ibyo ni bya bindi by'uko nyine ni ibintu biba byabaye imihanda ugomba kuvuga buriya akariho karavugwa niko bavuga ariko ntabwo ari ibintu abantu batindaho ntabwo abahungu batinda kuri iyo topiki no mu matopiki magufi avugana ariko oya nyamaze ntabwo ari magufi kuko njye nabigura nabigura bano bagenzi
baya abagenzi iyo tuvuga abagenzi abagenzi bose si abahungu nabo ni abahungu ni abahungu ba okay njye ndi kuvuga abakobwa waba uri umukobwa waba uri umugore still aba ari kimwe nyine tubona agihinduka ni ubujajwe yego turabyemera akatupe kubyemera urumva none se muvuga iki Irani yateye ikihe gihugu aya urumva ariko kuva ku bagenzi ujya okay abagenzi bose niyo topic ariko gutya turi kujeneraliza kureba abahungu muri rusange yego sibyo tukareba abakobwa muri rusange nk'uko hari abakobwa utabwira sentare batana byumva cyazi sibahari ariko ushobora ngo nawe ari umuhungu mu bandi pe akamubwiza ukwe aba yatera none ze ubundi nta mukobwa ukwiye kujya muri ibyo cyane cyane umukobwa aba ari ibyo buriya abahungu ni nacyo cyiza cyabo ibintu byose babijyamo ashobora kuza ku gatopic k'umwana uri kuguhereza muri iyo minsi byose bibaho yego ariko hakaba hajemo n'akakantu ka siporo ibyo by'abana n'abiburana bugacya abana bugacya kandi si nako ni ukuruhuka ntabwo byaruta abakobwa kuko njyewe I prefer kuvuga like tuganira nk'abakobwa kurusha ibyo bya football ngo match ngo habaye iki buriya rero nuko utabizi biriya bintu ubikurikiranye none se reka nze ngo urugero reba iyi ntambara ya Bruce Melody na ndemeye yego uzi impamvu abantu bose uwo wari gutunga mikoro wese w'umuhungu w'umukobwa yatwitse nuko bose bari barayikurikiranye kuva itangiye kugeza aho yari igeze sibyo habanje havugwa amarumazi imbere harimo amakompetisiyo 001 naki bagera aho bakonfirma kuzakorana concert hazamo beef y'indirimbo ariko umva so iriya concert yatwite kubera iki kubera amakuru wayikurikiranye buriya rero nawe ufashe umwanya ukavuga ati ariko ibi bintu abahungu bahoramo reka mubwize ukuri no umutima sinawugira icyo nicyo cyawe niba ari ikibazo ariko nawe ubikurikiranye nk'ubu nk'abahungu tuvuze ngo kadufate umwanya twumve iby'abakobwa nk'uko bari kudushishikariza kumva iby'abahungu wari mutabikora kuko ni 100% ntabyo mwakora oya babikora erega nta kigoye kirimo ahubwo wenda abahungu baraprioritiza cyambere politike nk'ubu umuhungu numva nkubwire umuhungu cyangwa umugabo akenshi ntabwo bumva politike byo kuryoha cyangwa iki babireba muri cadre yo kuvuga ngo iyi si yacu iragana n'urugero sibyo kuko ushobora kuranga avuga ati iyi ntambara ahantu igeze ikigaragara cyo essence gutya na gutya na gutya na gutya sibyo ibyo mbigendeyeho kuko amakuru yose nayakurikiranye sibyo bikarangira umuntu aba interese muri byo kumenya ko noneho byagenze bite Israel yarashikiye ese ntambara mwe ni muri kuyikurikirana cyane mwari musanzwe mujya muri politiki ahubwo impamvu ni uko mwabihaye umwanya ukahita wumva umuntu Israel iri guterera ikirani ubundi se bayisubije gute ubundi se babigenje gute kubyaha abantu uri gufana iyeze Irani imbere cyane Irani ndi kuyifana imbere cyane oya njyewe harya muhorahora umuzubaye muhorahora umuzubaye ahubwo ndumva bo bizi muhorahora umuzuba muri Irani aho urahasabwa ese ko aribo bari gufunga bigatuma ahubwo ibitoro bibura ku isi
ariko ntacyo biriya Amerika imviraje iciye nibanze yumve imenye ko Evan mbese itakiri muzi ko Amerika ubu kugira ngo itange visa yashyizeho itangazo ry'uko izajya icekinga social medias yawe yose ekada ko urebye na Iran isa na oya bareba ikintu wavuze kuri Iran kuri Amerika ariko babivuze mbere ntabwo bihuye n'intambara ahubwo ubwo ndi kukumvisha wowe uri kuvuga gutyo komeza uvuge oya barabivuze by the way ngo bazajya bareba muri comment mu ma comment yawe social medias yego barebe nyine nuzu ufite kuri state apana byandi byo kuyiprofita utanayifana yego rero none muri kuyivuga nabi aya awe u Rwanda ntacyo runtwaye u Rwanda mfite amahoro ndatekanye none si igitoro ntukibura ntacyo wabura Kagame arahari ko essence igiye yiyongera ubu imodoka zishira muri kaburimbo sibyo ariko ibintu birahenda ariko ntabwo zishira ariko birahenda rega no kuvuga ngo ikibazo cya essence niyo yagura 10,000 ntabwo imodoka rwose kuko ni moye ya transport ntabwo tukigira amashevare reka ko umuciro wageze kuri 51 abantu bakomeje kugira n'ubundi bazakomeza ariko bigoranye rega ikibazo cy'ubuzima nimba waguraga umufuka uzagura ikiro ariko urya ese umufuka wawe waruguraga rimwe n'ubundi muri cyangwa uvure muri kunyumva nabi ni ukuvuga ngo ariko izarangira iki intambara ikibazo rero iby'isi ubuse hari y'Uburusiya irarangira yikubiseho ejo bundi bashobora kwita batera Ubushinwa reka byiza bibaho batera Ubushinwa none reka byaba ari ikibazo sukumva politiki mutayizi ntabwo Ubushinwa bwataka twumva ibya popin urebe ibintu abakorera ese Uburusiya bwateye ikihe gihugu Ukraine koko seriya naho se Kongo bimeze bite ego M23 cyangwa Tshisekedi nyine bya popinze ni by'abakobwa ariko tatubwira ngo hariya ngo wenda tugira ngo nk'iyuwani ubu amayuwani umukobwa ushobora kumubaza amafaranga yo muri China ntamenye ibyo ari byo biragoye biragoye abakobwa nta kintu erega muzi ariko ushobora kumubaza ati jihad umushu koko amuponyonyo none se ahubwo akantu mugira ko gushorerana twagiye muri toilette ikintu kimwe nzi nta nubwo wajya muri toilette wenyine ngo bikunde none se bibafasha iki ntabwo se byabara bigufasha iki ufata selfie muri toilette man hari ibintu nyine sinzi tu nyine ukumujyana na mugenzi wawe tu ni nk'uko wavutse uri umuhungu ukaba uzi ko uzajya wambara ipantaro utazajya wambara ikanzu uko nyine wajya no muri toilette bikakubangamira ubwo icyo si icyo abantu baheraho bavuga ngo abakobwa benshi ni abarizibiyeni oya gute se ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ikintu gisanzwe neza keretse kumuherekeza keretse nka za toilette erega hari ibintu byagenewe abakobwa n'ibintu byagenewe abahungu niko umuntu yabivuga guherekezanya muri toilette muri toilette bajyamo bari gutera umuhungu abwira undi muhungu ngo umva shu rero umukobwa akaba yabivuga rero hari utuntu abakobwa bagenewe kuba bakora batanadukoze ngo hari ikibazo ntacyo ndi kubaza mu mahame y'umukobwa bizwi ko umukobwa akunda miruwari uzarebe nabwo toilette itarimo miruwari nta niyo bakikoza aho bwagenda uradusanga hanze ariko harimo mirror baragenda akitera utumekapu agakora uduki iz'abatipe biba birimo no se ariko umuhungu ugiye kwifotoreza muri miruwari rero sha sinzi nawe aba ari umushumu bana oya abahungu bo noneho uzi kuri iyo ngingo umuhungu iyo ugiye tuvuge kuri rinwari yego wagira ngo ni itegeko bashyizeho
iyo usanze harimo umuhungu mugenzi wawe hari indi ntuza reka da usimbuka imwe kugira ngo utamureba ego ugasimbuka kugira azatabege. ni ukuvuga ngo tuvuge iyi ni runwari hari uyiriho hano hari indi hano hari indi hano hari indi biragoye ko naza nkahita njya kuri iyi ngiyi ikurikira next to it. ni nk'uko uri kuvuga ngo abakobwa niyo mpamvu baherekezanya ukimega mu bikora twebwe aba ari ya privacy kandi kari akaboro n'ubundi aba ari privacy nyine nicyo aho rero nicyo ndi kukubwira rero hariya icyo kuki mutanumva ijambo bwiherero uri kumva meaning y'iryo jambo ugiye kwiherera abanyarwanda babyise neza rwose ubwiherero shanjye naje ngo tunatere story ahubwo noneho abahungu niba banarebana ubugira gutyo ukagira ngo yanakwica abahungu bajya n'imishiyo yakurya ariko nta niba birenze nubwo biri weird ukuntu biba bitangaje ariko ntibiba birenze kuko urebye 100% ibintu bisanzwe biba kuki kuba umuntu nyine yagukurikira rero none ikirenze ari uzi story uraza muri toilette nta story ziryoha nkazo nukuri ngwiki umwe ari muri toilette undi ari hanze nta story ziryoha nkazo ndumva ibyanyu ari indi birakomeye ariko abahungu sinzi ariko abahungu ushobora byaba binatangaje ni nk'uko nko muri segonderi umukobwa yararana n'umuhungu ariko umuhungu yesu reba umuhungu aba ari nk'icyaha yanagukubita ariko aba ari n'icyaha ni icyaha gute ese umuntu urambaye ninakubwira none se ni icyaha gute ahubwo abakobwa se ko no mu muhanda baba bameze gutya bafatanye amaboko mujama yakudiha wafata he ku rutugu oya ku rutugu w'abajama barababikora ntabwo ni bake biragoye ntabwo nowadays batabona kuri ge oya biterwa rega n'uburyo muri kugira hari igihe umufata guca uri kumukonvisi ariko ntabwo mwamara nk'isaha ariko umukobwa ku wundi bashobora gufatana mu ntoki isaha igashira uvuga ibirometero 10 cyane muri ibitangaza ni ukuri kandi niyo fenomene ari batanu cyane buriya rero abakobwa bakagize urukundo pe ubundi biriya bintu bibaye bifite meaning byaba ari sawa ariko igitangaje si umukoro mufatanye muri batanu haba harimo abari reka nkubwire muri gang uko byagenda kose ntihaburamo umukobwa witonda uwo ntiyaburamo wa undi bose nyine ubakunda tu ntihaburamo uwigize leader ubora imbere urumva wa wundi uhorana amagambo ntihaburamo ugosipinga ku ruhande genda uvuga ishyari ntiyabura ubona nawe w'ishyari kandi ni ibintu nyine mwisanga muri gengi bihari ugasanga mwese murabizi muragira agashya cyane mugasanga ariko mukamugumana cyane ikibazo cyacu yego noneho igitangaje rero simuvuye muri iki gikundi gutyo byari bimeze neza ikindi gikurikiyeho kari agakobwa kandi ndakanga kandi none se nk'ubu dushobora kuba turi kuganira urahari nawe wagenda yego nawe namurambiwe mana afite utugambo sinjye kandi ni wowe wazamuye yego icyo rero ubundi aho niho bya bintu byose byakabaye byiza n'abahungu bakabaye badaputinga yego bihita bibera ubusa kubera ko hejuru yo kuguherekezanya mu bwiherero byarangiye ku bwiherero hejuru yo gufatana imihanda yose muri batanu hejuru yo kwicarana ibyo ngibyo bavugaga umunsi ukira muri mwasohotse muririrwana ariko still ntihaburamo utuntu tw'udutiku kandi ikindi uzarebe call guhamagarana uriya mubwira ngo ufitiye ti niyo waba uri hehe
wanamusanga nshaka uko ncomeka. mu gihe abajama ushobora kumara n'umwaka mutavugana. Yego. Kandi umwaho bondi kagumaho pe. Abajama ntago bazi kukuryaryana. Ahita akubwiza ukuri. Iyo atakwiyumvamo ubwo. Ariko kuba ngo tudaheruka kuvugana uvuga ariko se murizi bimeze bite kubabuze kuri ko yarya wenyine bipi ntabwo bikahita birangiriraho kumuga kacinga bimeze gutya maze iminsi muri utu maze iminsi gutya bimeze gutya aferi ikaba close ikumva rero ibintu by'abakobwa rwose ariko n'ikibazo kiba kirimo. Do you think ko nta kibazo kiri kuryaryana groupe y'abantu 5? Mbese okay, ntabwo wowe uri muri iyo groupe urinde keretse nyine umuntu abikubwiye ako njyewe sha uri snitch. Never uzabaza urabona nsa nkayo urabona nsa nkayo ukuntu bikonfiringi oya ni ibintu bisanzwe nose sosiyete tuyibamo ibintu bisanzwe. muri iki nyine yewe mani umuntu niwe ubikubwira tu umuntu nzabaza Lida se shangiye se ko nyiri inshuti nyinshi ze kumbwira ngo nimero zabo ubavugisha ubundi ngo ufite ariko njyewe ngumana inshuti ufite eshatu nziza eshatu nziza never nukura ntabwo uzaziguma never nukura ntabwo uzaziguma ninkura ndakura kangahe ubu uracyari umwana sibyo gukura se ni iki no gushaka cyangwa ni mu mutwe nyine ubu nta bintu birenze mwapfa so birahera ariko se ubundi umukobwa yapfa iki n'iki n'ubundi amafaranga keretse ubwo mukorana ngo umukope ngo nyine keretse muhorana abakobwa ntabwo bakunda gupfa amafaranga wenda abakobwa bapfa umuhungu ariko ntabwo bakunda gupfa amafaranga ibyo bimeze neza akaba jealousy ahubwo wenda icyo nicyo bakose abo banjye ntabyo cyangwa se uri gukora nubwo batari bakura wambaye neza sigaye wambara niyo sakoshi igezweho se sahora ari noza Louis Vuitton cyangwa Fendi asike afite umutipe wamuhaye 17. oya ariko byibuze se ubu wakagize ishyari ryiza ngo ninjye wari yabanje no kuvugisha ngo kunanya approachinze ngo ndazira ngo byabaye byo ariko byo bintu ari ukuntu bijyana ikibabaje aba yaramugiyeho wenda yarabonaga bitavamo ariko uzi kuba umutipe yarakubanjeho ukamwigira abakobwa nta kisubibanga nicyo bibagiwe icyo cyo ugomba kukimenya mubiganiriyeho iki ejo bundi ukajya kumva iyo nshuti yawe wabibwiraga wenda se uramukunda cyangwa se hari icyo mwapanze bahise nabo bagira icyo bapanga aba ari hatari igitangaje rero hari igihe ubaho ubundi iyo rule muri gang kirazira niba gukundana n'umu ex w'inshuti yawe ni ikosa uri umu ex aho wowe ugiye kure aba ari nk'uko twaba turi crew noneho umutipe umwe tumwita Z akaza kugutereta ukamwanga Z agahita aza kuntereta yo wa mwana nabyo aba ari ikosa niba namwanze oya ibyo bintu abakobwa barabigira nkabikubwira ngo ati sha uzi n'ibindi dore wa mutipe wawe ndakuruzi ko ari kuzaho reka nkubwire ibyo rero iyo bivuyeho urabyemera ko izo rule mu bakobwa zihari niba mwanze nawe ugomba kumwanga icyo ukora nako kandi mwanze ibyo biba for two girls ntabwo ari whole group ego cyane the whole group barakwanga iyo abakobwa babiri guki niba tumwanze rwa twese turamwanze ariko abakobwa bagira mu ibyo bintu barabigira ibyo cyo ndakizi oya ako ni nako kandika oya uzi impamvu nabyemera igitangaje umukobwa ajya kumukatira ntababwira impamvu yamukatiye uri kumva ariko akababeshya akavuga ati ngiye ndumva bitandimo kandi ugasanga ari ikintu wenda yamusabye wenda akanga kukimuha ariko nanone icyo cyangwa ngo ati rero ngiye nanjye ndabishyigikiye waba udusinicinze
niba mwanze twese turamwanze. Hari abahungu benshi akaro ka munyangire reka nze mubwire munyangire hari abahungu benshi nimba utumvikanye n'uyu ngiye numvikanye nawe ku kibazo n'ikibazo rero ni ikosa ntibizigera binahinduka n'ukuri uzabyumva ariko iyo mikurire numera amahera nimera amahera ariko rero aho ngaho murabiremereje ngiye reka munsobanurire iyi situation nziranye n'umuhungu hari n'igihe usanga mwamenyanye atazi ko muziranye yega yaranze kubibabwira ngo umuhungu wamuapproachinze nyine ibyo batarayitinganye ngewe mumfashe muri iyi situation nziranye nawe yego sibyo bisanzwe dukururana bitarigize icyo byishe wenda hari ukuntu nakugiriye crush sibyo ariko uburyo tubanye wakomeje kunyereka ko tutabijyamo ariko nyine nta kintu twavuze ariko turakururana iyo turasohotse turavugana duhuye n'umwe mu nshuti zawe gutyo duhorana wenda turasohotse nakubwira uri kumwe n'andi nsanga uramubwira ati ndi kumwe n'akanaka murazanye ndamurebye ndavuga ati ahantu ni sawa umwana ni sawa sibyo ndamwaprochinze uri kumva nta kosa nkoze ntacyo dupfa nashatse kubikwereka mbona ushaka kubishyira muri friend zone haje umushuti wawe yego aho kandi uwo mushuti wawe tubigiyemo aho bigenda reka mubwira kandi kantu rero ku bakobwa nka gutyo uriya abakobwa ntabwo bahita baguha sayini reka biragoye sayini y'iki yo kukwereka ko nyine niba uri kumwaprochinga bakwereka ko atabirimo ajya kukwereka sayini nyine bakunda kubanza kureba umuntu niba nabyita kuba seriye niba nabyita iki oya ariko niko bimeze icyo ndi kucyumva ni bya bindi byo kugira ngo urebe umuntu tuvuge ko aho twarenze ahubwo byagize aho bijya muri friend zone nyine nicyo nari ndi kukubwira ubwo friend zone ndi kukubwira ni hahandi ushobora kuza ukambwira ati hari akajama kari ari wowe uri kumbwira ati reba urakanshima ariko umva deja aba yarangije kugira rero nka gutyo nyine mu bakobwa kuno muramukwereka muramivugaho twasohotse twakoze iki ariko ndabona nazi naramukweretse uramuzi ntabwo yakuzaho gute se nyine uwo wundi biragoye ko nawe yakwemerera kubera ko noneho rero nicyo ndi kukubwira uri kumva ubwo buzima tubanye nyine niyo mahame navuga ko ari amahame kandi uwo nguwo noneho nanjye ndava ku bakobwa nuko ba jealous nuko ugira agashyari oya sinzi nimba twahita jealous cyangwa iki hari n'igihe aba yarabonye uko bitavamo sibyo yaramufashe ako si kuri bose yaramufashe nk'akantu karaho kajama si kuri bose noneho yabona uburyo akiyarinze mugenzi we tuvuge ko yanabihaye umugisha yego wowe wabihaye umugisha ko neza umushuti wawe n'igihe ari we wanabimfashije yego noneho bikagenda neza cyane wenda twamenyanye finance itaramera neza igihe zamera neza ni kugifitinga 17 ejo ngifitinze imodoka abajama naho erega n'umujama ashobora kugirira ishyamba ugeze kuri ibi ngibi abajama none se ntabwo bibaho ni gake biraba bigendeye ibijyanye n'imitungo byose aba ndi kuvuga umukobwa atangiye kwicuza wa muhungu yagize nyine navuga ko ariyo kamere nanone si kuri bose hari igihe nyine uhura n'inshuti nziza kereka barakundanye mu gihe batakundanye they have to be together niyo bakundana hari igihe uhura n'inshuti nziza uba ufite inshuti nziza pe hahandi nyine ibyarangiye nyine byararangiye ahubwo akishimira ibyiza uri kugeraho akanishimira
wenda we akavuga ngo ngiye ntabwo twari guhuza ariko wowe muramacingana akanabyishimira. kuki bita bibi ikibazo bikomeza bibi ikibazo ntiwamukundaga nako yari inshuti yawe anafashije mugenzi wawe aragufashije sibyo ariko end of the time kuko abonye situation yagenze neza ibyanyu byakunze ariko ikintu kimwe nzi habaho ishyari ribi n'ishyari ryiza. ubundi nyine twakaranzwe n'ishyari ryiza yego ariko abakobwa si baravuga ngo abumwe agatukisha bose sibyo ni nk'uko nako niko bavuga mu kinyarwanda. oya ntabwo ari bose ukora ibyanyabyo ntabwo habura tunavuga beza tu wa mukobwa nyine wowe ushaka icyiza kuri wowe ntabwo abura ya inshuti nzi nyakuri ni bake ariko barahari. aha noneho ikindi rero nshaka kubaza ku bakobwa abakobwa babwiye barekura amagambo mabi kubona abahungu hari ikintu bagira kandi abatipe bagenderaho uzakubwira ati ewana you good bro you good iryo jambo rishobora kumwubaka akanarigenderaho igihe yego ariko umukobwa there is no sweet words zimotiva umuntu no kubera ikimwe so zirahari kuba zirahari ahubwo abakobwa bakunda kugira ikintu cyo kuvuga ngo urabona bimeze gute se abakobwa nyine okay nshobora kuba mfite nk'ikintu nshaka gukora ngabaza abashuti banjye se ngo murabona bimeze gute hari uhita ujya kuri side nziza ni byiza bizagufasha ibingibi bahita uvuga ngo reka ntakirimo agahita naguha fact imana ibingibi byaba bimeze gutya na gutya byaba ari bibi waba uri kwiyandagaza ibintu nk'ibyo nyine ibindi nyine abakobwa nta kintu umwe yakora undi atazi yego bavuga ngo ntabwo wemerera umuhungu atabanje kubaza itakwemeye none se ameze gute bantu mbwire reka nkubwire ikintu kimwe nashaka abakobwa cyangwa bagira amategeko erega ubushuti bw'abakobwa ngenda ni sawa ariko nuko ubamo uburyarya bwinshi ariko si ubu koko bwinshi ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone two people nizo rule nyine ziriho niyo mategeko yo kugira ikindi kindi abajama bagira cyiza kuri iyo mujama ntabwo ashobora kugusebya imbere agushimagiza umusaza hewana anakubwira diri za zindi z'amafaranga ya danje kuki musapotingana gutyo oya ntabwo ari ukwikina ahubwo hari igihe afatamo nka diri imwe mu ijana ako dusema no ku mukobwa uretse urabona umukobwa uza abizi ko muri kapo akaza aje gusenya cyaje kuvuga ibingibi n'ibi ntabwo mvuze muri kapo tuvuga uri kuri date never nta n'uwazi biragoye abakobwa none se babandi bahamagara ati byabereye aha akahita haza abantu ni nk'uko umujama nabwo yahamagara undi mujama nta mujama wabikora abakobwa bakunda kurya si ubu urumva uraje no gusotora zuba wumva ibyo bintu bimeze gutya reka ngende tujye kure noneho yazanye ngo ntawe kameze ukumva yaravuze ngo cyakoze ntabwo ameze nk'akagashwiri k'ubushize bakanagasebya kandi mwaravundanaga mwana kaririye ibyo byose ntabishyigikira ibyo ntabwo aba ari byiza ku buryo mushobora umuhakanire ko bitahakunda kumva rero abakobwa bagira intuzi ikindi none abakobwa kuki bakunda telefone communication on phone kuruta iri physical si ubwo nayo barayikunda kuko buriya abajama oya guteze buriya mbabaza ahubwo abajama nabo bakunda communication kuri phone ni ukuri keretse hagati abakobwa buriya bakunda kurusha kuri phone abajama ntabwo umujama mwahura rimwe uyu munsi ngo mwahuye n'ejo muhure ntabwo bishoboka ariko abakobwa ni icyumweru kirashira
tuvugana bite cyangwa wambwiye wamaye nimero nyine ahantu abakobwa bagira ngo ni muhura ukacinga ukayakuruzo rwose abakobwa ahantu babera akaga mwirirwanye murataha kuri phone nabwo muvugane nyine kuri chat muvugane mu gitondo muvugana amagambo nagajya ashira ni ikizira ariko habamo no kubeshya nyiri abakobwa barabeshya ndetse muba muri kuvuga ntabwo se wabura ntabwo bushira uyu kugamera kose muratashye mwe mwahoze muvuga mutinda reka mubwire ibintu bishobora kwenda kongera igihe muragiye murasangiye mukoze izo challenge mukoze iyo vlog muragosipinze amasaha arangiye urumva ni ibintu bingahe bibaye ku munsi muri kubikorana ni nawo mera mvuga ngo abakobwa barahorana abakobwa barahorana ahubwo bahorana for which purpose ubundi ukuntu muhorana mwakubatse n'ama etaje yagoye ako se wubatse etaje ute hari uwo tuvuga sha mana yanjye nshaka kwisukisha isuko byanjye byashaje nose wabuze iki ushaka amafaranga yanciranye ushaka ngahe bayashizeho nyine nicyo ndi kukubwira wubatse ute ufite urahamagara hariya hari urayaguha utayamusabye ntacyo bitwaye ayo rero kuki mutayakoresha mu biragoye nabyo nta mukobwa watekereza ibyo bintu aba president cyafite akazi kenshi rwose oya nose ni ku isi hose ni ku isi hose ngambwira mu rugero niyo waba urugero aba ari umwe oya ariko za state usanga abakobwa independent abenshi rwose abazungu no nyine ntiwabura akantu wikorera ariko kugira ngo umukobwa ujye kubaka ndumva ariyo poroje iremereye umuntu akora arabikora rero ahubwo nimba utari kubikora ko numva ufite ibibazo wabuze ngo ntabwo azabona umugabo mbwire nawe niba ari ibyo wababura ari benshi kuko n'abantu batubwire gusa abakobwa bari wiyana oya nakubiboya byo ni muri yakane nyine dukora ibintu bibi ariko ntabwo navuga ko ari bibi bibera bibi kuko birababera yego birababera of course nase kwiruga mukurura nta iki kumugana abahungu nubwo gusa mwana arambirwa kuko we ntabwo wajya muri rya byo kuvuga ati hari agakobwa ndi gutereta wajya kubibwira umutipe wowe aba ari kamwe reka tuvuge ko ari kamwe wenda cyangwa tubiri ariko umukobwa aba afite nka 5-6 ahangaha tuzirondora ko akane twajyanye aha dutera sitara akavuga ngo uwuhe se uwuhe ubwo nibwo sitori rero ziryoha noneho akandi kantu nzi ko akaboko ke kananseta buriya abajama bagira amazina niba baguteta ari nka 5 wamungane hari uwo bise motari hari usanga service motari se cyangwa se ari muri genga ariko bamwita urabona yitwa motari okay nka group sibyo WhatsApp group wenda ugasanga se amakuru ya motari ntabwo bakakuvuga uri aho wicaye cyane utazi ko barimo baravuga ngo twadukode ngo muribuka nyarutwe ibintu yadukoreye nyine bakavuga utuntu kandi rero barimo baravuga gusa nta kintu kimuvaho ngo uretse ico umutipe nawe agashaka kumenya ariko si ubwo nindera kandi barimo ako kantu ako nako ndumva nkamenya ko nta muhungu utagira izina buriya kuko niba ari na gang umwe wisende wamwisiriye inde mwisende ntabwo nkamumenye nibanga ntacyo tubwire ngo wamwise nguki nibanga kanikne ushaka ko batabimenya byibura abagenzi bawe bamumenye nudoze ubu yakoraga nudoze cyangwa iza komandinga ibyo sinarengera kurivuga abantu bamwe bakiyumvamo wa muntu bise akazina k'akanyamaswa
oya noodles nyine nanjye nicyo ndi kukubwira. ubwo wari mwisi ugendeye kuri yarigireho akavuga asa nka noodles. iyo dusohotse nizo tuma oya nyine hari umuntu ureba ukavuga kamushakira akazina from nowhere no kuri ntavuga mwisitara ndi kurira imbere yanjye noodles ko muri abagome. urumva rero nka gang abandi harimo nk'umukobwa umwe uteretwa haba hari izina rya boyfriend wawe rya gang kandi nawe urizi wari ko atagomba kubimenya ni kode cyane. ikibazo rero icyiza cyane iyo mushwanye byose cyane barabazi. ubwo rero n'uwo noodles babaseke n'uwo noodles tuzabona muzamumenye. ariko nyine hari ibintu byinshi nta nubwo mwavuga mbugacya nk'uko tubivuzeho bikanga kurangira ntabwo byarangira. imana rero ijya ibagenderera. njye mpora nshima imana ko nyandemye ndi umuhungu. natwe dushima imana ko yaturemye turi abakobwa. buriya kugira ngo mwitane ba noodles. none se rwari urugero munsabye nari ndubahaye. turakariye. no muri comment batubwire ushobora gusanga amazina arenze aya ngaya ahubwo na yayandi ari kuri ya level. uratuvugishije rero ngayo nguko.